ntabwo rwihayagiza. Umuntu hari igihe umuntu akubwira ko agukunda, ibyo yivuga ibyiza yiyitirira n'ibyo umubonaho wowe ukabona biratandukanye cyane. Arimo arivuga ibyiza ariko yajya gushyira mu bikorwa ukabona arashyira mu bikorwa ibibi. Akakubwira ati rega uzambona, buriya ntabwo urarubona, urukundo nkubikiye. Akakubwira ibintu azakubera ukumva ararusha iby'Imana yakoreye abantu. Hari abantu bazi kuryoshya ibintu bavuga ati ntabwo urambona, uretse kandi uko akubwira ngo butegereje ukarushaho kubona ibibi. Nutiyarura hakiri kare ngo wigireyo uhunge, uwo muntu ibyo arimo akubwira si urukundo ni ibindi. Arimo arashaka inyungu ze, akavuga ngo abakora ngo kandi ngo akora ahantu ahembwa amafaranga menshi, kandi ubwo we ntacyo akora. Yararangije amaze imyaka 10 ari umushomeri. Kuki utishyira ku rwego rwawe? Ubu abantu benshi baheze mu ngo kubera ko bishyize ku rwego rukomeye. Buri wese arareba inyungu ze, arashaka uzajya azana ibintu wakirira, ntacyo ashaka kwinjiza. Uyu muntu ngiye kwakira pasiteri adusangize ibintu 15 bigaragaza urukundo gukuri. Mwiteguye kubyumva? Wow, ikaze mushumba. Pastor bakoze, Imana imuhe umugisha, namwe Imana ibahe umugisha abajene. Twishimiye kubana namwe hano, kandi turashaka kugira ngo tubane muri ibi bintu 15 mu ntega amatwi cyane. Ibi bintu 15 turimo tuvuga ni ibyerekana rwa rukundo rwa agape pasiteri amaze kutubwira. Iyo ubonye umuntu yujuje ibi bintu 15 ya agape ibimurimo, nubwo hari ibindi waba ubona bitagenda neza, ariko biba ari ibimenyetso bikwereka ko agape imurimo. Icyambere rero nuko umuntu ufite uru rukundo rwitwa agape, mu bintu biruranga rurihangana. Icyambere mwacyumvise, niba waratangiranye n'umuntu akakubwira ngo muri mu rukundo akaba adashobora kukwihanganira, burya arakubeshya. Kandi hari igihe akubwira ngo nuko agufitiye urukundo rwinshi ngo nirwo bituma kwihangana byamunaniye. Niba urukundo nta kwihangana rufite, uzamenye ko arimo akubeshya, hari ikindi agushakaho, ntabwo agufitiye urukundo. Icyambere nizere ko mucyumvise neza. Icya kabiri rero, urukundo, mu kintu kiranga uru rukundo nuko urugira neza. Urukundo rugomba kugira ibikorwa biruherekeza. Urukundo si amagambo meza. Ndabizi abakobwa iyo babaririmbiye uturirimbo twiza, iyo bakubwiye ko usa n'izuba, ntabwo uhita wibuka ko wirabura. Ariko utwo n'utugambo nyine twiza tw'abahungu ashobora kukubwira atagukunda. Akakubwira ukuntu amaso yawe ameze, ngo ameze nk'ay'inyana, ukibagirwa ko inyana ari inka. Wajya ureba nk'abantu, ureba nk'inka kubera iki? Ugasanga utwo tuntu twaragiye dufata umuntu. Ariko urukundo ahubwo nirurangwe n'ibikorwa byiza. Urukundo iyo ari urukundo koko, utangira kubona ibikorwa, rutangira kuvugisha ibikorwa byiza byo kuruherekeza. Ikindi mu birangura urukundo, ntirugira ishyari. Hari igihe umuntu akubwira ko agukunda, ariko ukabona uburyo arimo gufata n'icyizere arimo aguha
biri ku rwego rwo hasi. Urukundo nyarukundo, urukundo rw'ukuri ntabwo rugira ishyari. Ntabwo rugira ishyari, icyo nacyo mukizirikane. Ikindi, ntabwo rwihayagiza. Umuntu, hari igihe umuntu akubwira ko agukunda, ibyo yivuga, ibyiza yiyitirira n'ibyo umubonaho wowe ukabona biratandukanye cyane. Arimo arivuga ibyiza ariko yajya gushyira mu bikorwa ukabona arashyira mu bikorwa ibibi. Akakubwira ati rega uzambona, buriya ntabwo urarubona, urukundo nkubikiye. Akakubwira ibintu azakubera ukumva ararusha iby'Imana yakoreye abantu. Hari abantu bazi kuryoshya ibintu, bavuga ati ntabwo urambona, uretse kandi uko akubwira ngo butegereje ukarushaho kubona ibibi. Nutiyarura hakiri kare ngo wigireyo uhunge, uwo muntu ibyo arimo akubwira si urukundo, ni ibindi agushakaho. Ikindi, ngo ntabwo rwihimbaza, ni amagambo ajya gusa ariko afite aho atandukaniye. Ni ukuvuga ngo hari urukundo rugusha buri gihe aba ari we wiyerekezaho, ashaka icyiza cye, ashaka ko ari we uvugwa, ashaka ko ari we ugaragara, ushaka ko mbese wowe nta hantu ugaragara muri rwa rukundo, nta nakubara. Hari n'abantu akubwira ngo aragukunda, mwagera mu bantu agahita yerekana ko udahari, nta n'ahantu akuzi, akagufata nk'abandi muri rusange. We agashaka kwerekana ko ari we gitangaza, ko wenda waje umuherekeje, kuri umwana biganye kandi mwaba muri mwenyine. Akubwira ati nta wundi musa, wowe ni wowe umpora ku mutima, sinjya nasinzira ndara ngutekereza. Arasinzira arakubeshya, nubwo arabikubwira akangutse ngo ntasinzira, uyagutekereje imitsi irarega, yaheye, arabeshya. Ikindi, urukundo nyarwo rwa rundi rw'ukuri ntabwo rukora ibiteye isoni. Umuntu ntimuramarana n'icyumweru atangiye kukubwira ngo ngirira gutya, nyerekana aha, ifoto runyoherereze. Ibiteye isoni biri muri iki kirere, Imana ishimwe ko itagaragaza ibintu byose, ariko ibiteye isoni ibyo mwohereje, ibyo wohereje, abantu maze koherereza amafoto y'ibihimba byawe, Imana ishimwe ko itabishyize ahangaha, ariko bitwikuruye ibintu byanyu ahangaha. Sinzi ko iki gikorane ntabwo cyakomeza, twahita tugira isoni tukavuga dutese uyu ni wa mukobwa wicaye hari. Imana ishimwe ko hari ibintu ipfuka ikicecekera n'ibishyira ahagaragara. Urukundo rero, ikiranga urukundo nyakuri ntabwo rukora ibiteye isoni. Iyo umuntu atangiye kukubwira ngo ifotore, ngo icara gutya, ngo ufotore, ngo unyoherereze, urya hita umubwira ngo uru rukundo nta ruhari. Bwa bundi si urukundo yanshakiraga, yari afite ibindi bintu byihishe inyuma. Nkomeze se cyangwa mbe mpagarikiye aho ngaho? Ubwo ibyo ntibihagije, tugira 15 byose mwajyanye, ibiko nabyo bitoroshye. 15 tubivuga byose, ko mbona ibi byatangiye kubatera ubwoba. Ubu ntimugiye kumena amatelefoni. Hanyuma rero, urukundo mu bindi biruranga ntirurondera ibyarwo. Aha ni ukuvuga ntirwiyerekezaho ngo umuntu asange mu rukundo arimo arareba inyungu ze. Ese ubundi iyo umuntu avuga ko ashaka umukobwa mwiza, wize, urangije universite, kandi ubwo kugira ngo azasome umurongo umwe awurangiza, umurongo umwe gusa wo muri Bibiliya,
kugira ngo awusoma urangize bimufata iminota 15. uyu muntu arimo arashaka umuntu urangije universite kubera iki? Ubu ntarimo yikunda uyu nguyu, arimo arashaka inyungu ze, akavuga ngo abakora ngo kandi ngo akora ahantu ahembwa amafaranga menshi, kandi ubwo we ntacyo akora. Yararangije amaze imyaka 10 ari umushomeri. Kuki utishyira ku rwego rwawe? Ubu abantu benshi baheze mu ngo kubera ko bishyize ku rwego rukomeye. Buri wese arareba inyungu ze, arashaka uzajya azana ibintu wakirira, ntacyo ashaka kwinjiza. Uyu muntu nkomeze none se ko hari zimaze gusenyuka hangeze uwarekera ahangaha? Kuki ushaka ibyawe? Njyewe umuhungu uzankura ahangaha azaba azanye imodoka imeze gutya, kandi ubwo no mu gisekuru cy'iwanyu nta muntu wigeze atunga iyo modoka. Ibi kubera iki dufite kwifuza kwinshi? Aha rero ndagira ngo murebe ibi bintu byitwa kurondera ibyarwo, mwirinde kugwa muri uyu mutego. Urukundo rw'ukuri ntabwo rurondera ibyarwo. Umuntu mushobora kubana afite bike, nawe ukazana bike, mukabihuriza hamwe, Imana ikabaha umugisha, ikabagura urugo rukazagera kure, rukazaba rwiza, rukazaba urugo abantu bifuza bavuga ngo ruriya rugo rwahereye kuri 0 ku busa none rugeze kuri. Birashoboka. Ntabwo rero urugo rwubakira mu gushaka inyungu zabo. Ikindi, ntabwo urugo ntabwo rwa rukundo navugaga rw'ukuri ntabwo rwiciraho, niko Bibiliya itubwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu biza nka bya bindi batubwiye, bya bindi bita coup de foudre, biza nk'amashanyarazi ugafatwa uwo mwanya ngo kubera ko ngo mwambariye umuntu mu bukwe, kwa kundi mugenda abajene abakobwa ahangaha ngo baba fiye done, mukava aho ngaho ngo muhise mubirangiza namwe. Mubirangirije aho ngaho mwaje ariyo gahunda mwaherekeje abantu. Ugasanga umuntu ahise abonye abandi, abonye fete y'abandi uko yagenze, ahise afatira icyemezo aho ngaho. Ntabwo ari uko bafata icyemezo. Urukundo rw'ukuri ntabwo ari uko rugenda buhoro rureba, rukagira ikintu rugashingira kuri fondasiyo ya nyayo ifatika. Ikindi, ngo urukundo rugomba kuba rwujuje rw'ukuri, ngo ntabwo rwiyumvira ikibi ku bantu. Umuntu arakubwira ko agukunda, yabona uhuye na Charles uramwishimiye, icyo kintu mukazakijyaho impaka mutavugana icyumweru cyose kigashira. Ngo kuntu wasekeraga Charles, ngo narabirebye, ngo mufitanye ikintu. Ubu koko kukiruntekerejeho ikibi, ubu nta cyiza cyaba hagati yanjye na Charles ko? Hari abantu usanga ntabwo twifuza, ibisimba ivugira kugira ngo mube mu bibi, mufate abantu kimwe, uwo mukundana n'uwo mudakundana mubafate kimwe, ariko ntabwo kuba dukundana ntuzanca ku bandi bantu, byaba ari byo cyangwa byaba atari byo. Ubu ukundanye n'umuntu ntakavugane n'abandi. Hari abigeze gukundana, umwe afata telefone y'undi ayishyira kuri ekuteri ngo ajye yumva abantu bavugana. Haba hari umuntu umuvugishije, yaba ari umuhungu, agahita amuhamagara ati icyo gihungu ni icyahehe, ati uwo musore muvuganye n'uwahe?
naho yafashe telefone yarayicomeka aramwumviriza ibyo avuga byose, yumva ibyo avuga. ubu buzima murabona uru rugo rwari kuzemera, rwahise rurangirira aho ngaho, ntabwo fiyansaye yakomeje. Byaranze umukobwa yaravuze ati se ndafunze ko nakwemereye, byahise biba kujya mu mpimba, noneho nta nubwo ari ukujya mu rukundo. Ibyo rero ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezerwa ukugabitanya kw'abandi. Iyo turimo tuvuga ko wakundanye n'umuntu mwagiye mu rukundo, ntabwo wa muntu ahita aba parfait, ashobora kugira amakosa, nibyo cyangwa si byo. Wa muntu wakunze agira ibyiza akagira hari n'ibimunanira bitagenda neza by'intege. Iyo wakunze rero ugomba no kumenya kutishimira ko mugenzi wawe ngo uhora umutegaho akantu k'agakosa kamubaye, navuga akajambo kakamucika uhita uhaguruka uti buretse ibintu byose nibibe bihagaze, ako ibyo bintu uvuze bisubiremo. Ibi bintu uru rukundo murabona hari ahantu rwazagera, none se wowe ibindi ujya uvuga, ibyo uzavuga ejo bizagenda gute? Aho naho muhatekereza. Ikindi ngo uru rukundo rwishimira ukuri. Uzi ko hari abantu batangira mu rukundo bari ku kinyoma, tukazarinda tubasabira umugisha bakiri ku kinyoma, amubeshya. Hari ugeze gukundana n'umukobwa, bakundana, amubwira ko azamujyana iwabo, umunsi w'ubukwe ari inzu ugera, umukobwa ataragera iwabo w'umusore. Bategura kujya iwabo, umusore ati ngize agisida simbonetse. Bazahura ejo mu gitondo ati nagize amahirwe ntabwo nakomeretse, Imana yaramfashije. Bihita gutyo, rimwe ajya kumwereka ahantu bazatura, amwereka hatari kumwereka inzu bazakoreramo ubukwe. Atira urufunguzo rw'inzu y'undi muntu aramwereka, yari inzu yavuyemo abantu abakodeshagamo bagiye, aragenda aramwereka, aramubwira ati naha tuzatura ariko ibikoresho ntabwo birazamo. Ajya kumwereka salo na saramanje aho babaza, aho bakorera intebe. Hari igihe wagerayo ugasanga badakora intebe se, aramubwira ati izi ni izanjye. Ku munsi w'ubukwe ibyatubayeho byari biteye ubwoba. Hari kera hatarazi izi kamera ziri digital, uzi ko bamufotoye nta flash irimo, muribuka nako harimo flash hatarimo, harya bayitaga ngo iki kakantu kabagamo kizengurutsa kera muri appareil, bagafotora gusa gukubita flash yonyine. Ubukwe bwarinze burangira nta foto nimwe bafite. Yaramubeshye. Umukobwa mu gitondo yarampamagaye ati jewe ntabwo nigeze ndyamana n'uyu musore. Ibinyoma byose yabimenye nimugoroba, yabyutse yo mu gitondo kare, yaharaye ijoro rimwe nabwo ngo ntigeze aryamana nawe. Ubukwe bwubakiye ku kinyoma. Urukundo rero rwishimira iki? Ukuri. Rugomba kunezerwa ukuri. Ikindi hano muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bo baravuga ngo rubabarira byose, mu y'Ikirundi bakavuga ngo rurenza ko muri byose, ariko kurenza ko mu byitondere. Iryo jambo mu ryitondere ntabwo ari ukurenza ko gusa, nukwihangana kuruta kurenza ko. Umuco wacu hari igihe uvuga kurenza ko, akavuga ati reka mutega ikindi gihe. Ntabwo rero ari ugutega ikindi gihe, ahubwo nukumubabarira. Niba nikosa ribaye, wiribika ngo uribike, ngo nimumara gusinya imbere y'amategeko umubwire utariko ryakosa
uryibuke turasinye none uzongera urebe. Ntabwo ari uku urukundo rw'ukuri rumera. Ikindi, urukundo rw'ukuri rwizera byose. Ni ukuvuga ngo rugomba guha umuntu icyizere. Ukunda ugomba kumugirira n'icyizere. Si ukuvuga kugira icyizere ko atajya mu bandi gusa, ahubwo muha akanya nawe umuha icyizere, akwereke icyiza afite, akwereke imbaraga zimuri, muha agaciro. Ibyo birumvikana. Ikindi, rwizigira byose. Ubwo tugeze ku cya 14, dushigaje kimwe. Rwizigira byose. Ntabwo iyo wagize urukundo rw'ukuri, ntabwo uvuga ngo ndimo ndareba uyu muntu nkabona ntaho tuzagera. Ahubwo iyo urukundo ari urukundo rw'ukuri, ntabwo ibintu byose ubireba muri negative. Nta nubwo ubireba uca umuntu undi intege ngo mubwire ko bitazagenda, ubonemo ibibi gusa. Ahubwo ugomba kugira icyizere cy'ejo hazaza, cy'iby'Imana izakora, cy'ibyo izabagezaho. Rwizigira byose. Hari abantu bakundana bagatangira wumva bari hasi, n'uwavuga ko akunda amuminimiza. Nta kintu amwizigiyemo, nuko yabuze uko abigenza. Yajya no kukubwira ko akundana na runaka ugasanga afite amaganya, ukibaza ahantu arimo ajya bikakuyobera. None ko ibi bintu nta byizigira ufite, urajya hehe wabaye uretse? Rugomba kwizigira byose. Aho nshoreje rero, icyanyuma, rwihanganira byose. Iyo uvuze kwihangana rero mu bajeni, ubuzanye ibibazo rwose. Ubundi imyaka yanyu ntimuba mushaka kwihangana, mugize amahirwe iryo jambo barisiba ntiribeho. Ariko hariya ahantu murimo mugana, hahandi mwifuza kuba abapapa n'abamama, kuba babandi mushaka kuba bo mukaba ba boss mukubahwa, harimo no kwihangana. Kandi kwihangana mugusize mu bujeni, n'ingo zanyu ntizazakunda, ntabwo zakwemera. Byemera yo kwihangana na kukujyanye. Muzi ko no ku munsi w'ubukwe kwihangana kuba gukenewe. Ku munsi w'ubukwe kurakenewe ntigukenewe? Murabizi? Muzi ko no muri fiyansaye kwihangana gukenewe? Kurakenewe cyangwa ntigukenewe? Kurakenewe. Rero naba bantu muzavugana, uzakugezaho gato, uzagira ntabwo azazira igihe. Kwihangana nuba wagusize, uzakora ubukurakaye, amaso yatukuye. Ugomba kugira kwihangana mu gihe icyo ari cyo. Urukundo aho ruri, rwihanganira byose. Ugomba kumenya ko kuri buri ntambwe yose kwihangana ntikugomba gusigara. Imana ibahe umugisha. Ibi bintu 15 mugende mubizirikane, bya bindi mwitaga urukundo. Nusanga rutagira ibi bintu, uzavuga uti rero sheri, reka tube tururetse, tube duparitse, tubanze dushaka ibi bintu, hanyuma tuzabone gukomeza. Ndabizi impamvu nkoresheje iryo jambo, ndabizi niko mwirirwa mwitana za hani, za sheri, ntimuzi n'icyo bisobanura, nugupfa kubivuga gusa. Ariko yo bitajyanye n'ibi bintu, uzasanga warise sheri abantu nka 60. Y'ibi bintu nta bihari. Imana ibahe umugisha. Reka mbe mpiniye aha ngaha, subize umwanya pastor. Ngire ngo
15 bigaragaza urukundo rw'ukuri. Cyo twabatumiriye byaba abatarinjira mu rukundo, nuya guhitamo umuntu cyangwa kwinjira mu rukundo uzashingire kuri ibi. Hanyuma abari hano binjiye mu rukundo bagasanga kuri uyu munzane ntibakwije ibiro, bisaba kongera kubitekerezaho neza. Hanyuma tugiye kureba ibindi bintu 15. Kubera ko nyene dukora conference dutinze, turashaka kubabwira byinshi bishoboka. Noneho ibyo tugiye kubabwira byo ni uko ari 15 byose ni bigaragaza ko nta rukundo ruhari habe na buhoro. Abantu rero bafite ikirarane cy'urukundo, hari abantu nyene iyo umuntu atagize urukundo ararusabiriza. Nyarumva abantu barimo kwigisha mu rusengero ngo murankunda cyangwa ntimunkunda. Mumbwire ko munkunda nkomeze, munyinginge mvuge. Kubera ko nyene iyo umuntu atabonye urukundo arusabiriza. Ibi bimenyetso tugiye kubabwira byo murujye mubona ahantu hari hamanuka cyane cyangwa hari ikibazo bashaho icapa gitukura bagashaho ikimenyetso cyerekana nyene ko aho hantu araho kwitondera, cyangwa ahantu umusozi utari mwiza hamanuka amabuye. Uyu mubyeyi yari yagiye kutubwira ibintu 15. Ibimenyetso nubibona uzahunge, nubwo waba waramaze kugwinjiramo uzakizwe n'amaguru. Kaze. Impamvu tuganiriza abahungu n'abakobwa ni ukugira ngo tubafashe umukobwa amenye ko ejo ari we mama azaba umugore, hanyuma umuhungu amenye ko azaba papa, azaba responsable w'umuryango. Rero ibi tuvuga ni intangiriro y'icyo kintu dushaka kugeraho, kugira ngo uzabe umugore mwiza, kugira ngo uzabe umugabo mwiza, naha bitangirira. Rero ngiye kubabwira kuri ibi bintu ushobora kubona ku muntu ukubwira ngo aragukunda, hanyuma ukaba wagenzura ukabona ko nta kintu kirimo kandi ukabivamo wihuse. Icya mbere rero, ntabwo aguha agaciro. Nk'urugero nk'iri shugwe riri hano imbere yacu, murabona ko twarihaye agaciro kubera ko riteretse hano, rifite agaciro karyo. Ariko dusanze gitakaye hariya mu byatsi, ntabwo riba rufite agaciro karyo. Rero umuntu mukundana atagushyira imbere, atagushyira ahantu ngo ubone ko mu buzima bwe ari wowe uri hafi aho ngaho kandi abona umumaro wawe, ntabwo uwo muntu aba agukunda mu by'ukuri. Umuntu adashobora kumenya date d'anniversaire yawe kandi mukundana, ntazi igihe wavukiye, ugasanga urimo kumwibutsa, ariko sheri ntabwo uzi ko uyu munsi kubera icyo ubanza kubimwibutsa. Niba guha agaciro arahera saa 6 z'ijoro akubwira ati joyeux anniversaire uzavuka ejo. Guha agaciro umuntu mukundana mwabyumvise. Icya kabiri, umuntu ukabona nta mwanya kubonera, nta mwanya afite, kandi agahora yisobanura ko ngo afite akazi kenshi. Uzamenye ko harimo ikibazo. Gute mukundana kandi ntabone umwanya wo kukuvugisha? Kandi ubu dufite amahirwe menshi ko dufite n'amatelefone, akamara iminsi 2 atarakuvugisha, cyangwa wamuvugisha wahamagara nta telefone ntayifata, wowe wandika message ntagusubize, akazaza nyuma y'icyumweru ati harya wari wanyandikiye, ati reka nze ndebe. Icyo ni ikimenyetso rwose ukwiye kwitondera. Hanyuma nta tandukaniro ufite hamwe n'abandi bantu baziranye nawe. Iyo ari kumwe n'abandi, wowe nyine nawe uri mu bandi, nta nubwo yanagupresenta, pasiteri yabivuze. Ariko hari igihe hata abantu bakundana biri mu ibanga badashaka ko bimenyekana, ariko nabwo muba mwarabivuganye, muba mubiziranye, ariko ukabona nyine urasa n'abandi, byose ni kimwe. Ikindi, ntabwo agukumbura, kandi ngo murakundana da, ntabwo ukumbura, ahubwo ukagira sheri ese wari unkumbuye, teka ngo ni ibisanzwe.
nukuri iyo fiyansa yifite ibibazo agomba kugukumbura ndetse cyane akabura n'amahoro. Iki kimenyetso rero nacyo cyitondere. Icya gatanu, akuganiriza ari uko yari agukeneye, ashaka kugutuma nk'ahantu, ashaka kumurebera nk'ikintu muri vile, akaba ari bwo aguhamagara. Nta kindi kiganiro mugirana usibye ko agiye kukubwira ko umufasha ikintu runaka. Aho naho ni ikibazo, mukwiye kuganira n'ibindi. Hanyuma ukabona murakundana ariko nta cyerekezo bifite. Cyane abakobwa abashaka kumubwira ese uru rukundo dukundana ni urwo kubana, ni urukundo rumeze gute, mbega dukomeze dukundane tuzabana. Reka nta na rimwe yigera avuga n'ibyo kubana. Biramunejeje gusa kuba mwibereye aho, akubona azi kuri umusheri, girlfriend, boyfriend, ariko nta kindi kintu kirimo. Nabyo byitondere. Mukwiye gukundana mufite intego mugishaka kugera, mushaka kuzabana. Ubwo ni rwo rukundo. Ariko ibindi by'imikino hari igihe umuntu abataba abifitiye umwanya. Niba atakubwira igihe muzabanira, nubwo byaba ari mu myaka 3, ariko bibe bizwi ko muzabana. Niba atabivuga rero haba harimo ikibazo. Hanyuma icya 7, iyo yakubabaje yumva ari ibintu bisanzwe, wowe ukababara ukamererwa nabi, avuga ngiye numva ari ibisanzwe. Kubera icyo ubabazwa n'ubusa? Ibintu mbega byakubabaje none ngo byabaye ubusa. Itekereza rero nimugera mu rugo azumva ari ibisanzwe, bya bindi byose bibabaza abantu. Agukubite ati ngiye numva ari ibisanzwe, none aho urababaye. Agukandagira ati rifyinisha, muwamuzana agafyinyi ngaha. Noneho icya 8, igihe cyo intonganya igihe cyo gushwana kiruta icyo mumara munezerewe. Muba mwashwanye buri kanya, akantu kose ni ugushwana. Aho rero mumenye kwica ari ikibazo mu rukundo. Ni ikibazo ndetse kitoroshe, kuko urugo rwanyu ruzabamo amakimbirane, azamo kurwana. Ushatse rero wareba ukuntu wegerayo gakeya. Ubundi ukabona ntabwo akubaha. Abakobwa, niba umuhungu ashaka gukomeza agukoraho azamura ijipo, ubwo aba yakubashye mu by'ukuri. Muricaye ukabona ukuboko yakujyanye kugeze hirya, ntabwo akubaha. Reka nkore hano, reka nkore kwibere, kubera iki ibere ryawe ataryubaha. Kandi aho hantu ni ahantu h'icyubahiro, ntabwo ari ahantu umuntu apfa gukora. Kubaha umuntu, kugutuka kumva biramworoheye, kukubwira nabi kumva biramworoheye, nyine ibintu bituma atakubaha ukabona birimo. Icya 10, uba mu gihirahiro ukumva waribuze uwakubaza niba uri mu rukundo, ntiwabona n'ibyo umusobanurira. Ukundana n'umuntu ariko ntuzi niba munakundana. Ese umuntu atakuvugisha, umuntu amara semaine ataraguhamagara, kandi wowe ukaguma ngo none se ko nabyemeye, ngo ni promesse, ngo twagiranye ngo ko tuzakundana, ariko nawe watekereza kumva ntuzi niba mukundana. Icyo ni ikimenyetso cyatuma utekereza kubivamo. Kubaho utazi gukundana n'umuntu kandi uri mu gihe cyo gukunda kugira ngo uzubake urugo, ibyo rero nabyo ni ikindi kimenyetso. None ugasanga kuva mwamenyana nta bihe byiza wibuka mwagiranye, ugatekereza ugasanga buri gihe ni ugushwana. Ahubwo nta hantu mwigeze mwicara ngo mutwenge mukine. Reka ibintu byose ni seriye, ibintu byose birimo, nta gihe wibuka mwanezerewe. None se guhura ni ugushwana? Noneho nubwo mwavuga ati reka twicara ahantu tuganire, mugasoza mwarakaye mwese, mugatari simbyumva, oya wambabaje. Nakubabaje? Oya sha, ntabwo nakubabaje, buriya byari bisanzwe. Njye mana ari bisanzwe. Noneho icya 12, ni ukumenya ko akundana n'abandi.
cyangwa ukamufata ari gukora raporo sexuelle n'undi muntu. Cyo ni ikimenyetso simusiga ko urukundo rwanyu rujegajega kuba kundana n'abandi. I Kigali hariho umuntu yafonze ntuza TV kuri YouTube, aragerageza abajene akareba ko bakundana, muhurira mu nzira akakubwira ati ndaguha 20,000 unyemerere mpamagare mugenzi wawe hanyuma hari icyo mwibariza, ukemera ukimeza neza, ati 20,000 ndabiguha, ati yego, mbwira izina rye, aramubwira, agahamagara, witwa runaka, ndi kumwe na girlfriend wawe, ndashaka umbwira izina rye. Muzi biba basanga amazina yaba atazwi, ngo ndi kumwe na girlfriend wawe, nemeye ko muha 20,000 numbwira izina rye, agahita kubita hirindi izina ritari ryawe. Bigahita bigaragara ko atari we girlfriend we. Hariho abantu barabeshyana, ugasanga arakubwira ngo ni wewe wa mbere kandi atari wowe. Byiza rero nugusenga Imana, twe turakijijwe, nugusenga Imana inaduhishura ko dufite n'umwuka wera. Noneho icya 13, ugasanga nta kantu na kamwe araguha ka gift k'Imana, nta kantu ka gift, habe na bombo. Niba mwumvikanye ko muhura, ugasanga nta kabombo yakuzaniye, mvuze akantu gatoya kugira ngo bitagorana. Oya, si inkweto, si impuzu, si n'isaha, oya, ka bombo konyine cyangwa kabiswi ntako yigera guhana rimwe. Cyo ni ikindi kimenyetso cy'uko harimo ibibazo. Noneho ugasanga iyo muri kumwe ntabwo uba libre, uhora witwararitse ibintu byinshi yakubwiye ko atabikunda, ugahora umeze ukuntu kugira ngo umere nk'uko abikunda. Ukuntu useka ntabwo abyemera, wewe ukuntu utwenga ntabwo abyemera, utwenga cyane. Reba nkuriya muhungu ukuntu wamutwengeye, wabirengeje nyine, wajya guseka ukajya wifata ati ariko by'ukuri atari kuseka. Hariho abantu twigeze kuganira, umwe arambwira ngo njye impamvu mba nshaka yuko amera gutya, njye ndi ange gardien we. Njye ange gardien wiwe, ni ngomba kumenya ukuntu ameze, aho yicaye n'ukuntu yifashe. Umukobwa rero ati ibyo sinabishobora, kandi ntibyakunze nyine. Aba ange gardien gute se? Ko wamwemereye birahagije, ariko nagahita gucunga. Ariko nawe ugerageza kwitwara neza kugira ngo utaza n'ibigeragezo. Ego. Hanyuma icyanyuma, nta matsiko agirira ubuzima bwawe ngo amenye ko ubayeho. Ubuzima bwawe ntabwo baba bumureba. Nk'ubu muri abanyeshuri, kuba ufite ikibazo ku ishuri nta na kimwe biba bimubwiye, kuba la fois passée warabuze minervare ntabyo abazi. Ubuzima busanzwe, kuba waba ufite ubukene bw'ikintu runaka ntabyo abazi, kandi nubwo yabimenya mu minota 5 aba yabyibagiwe. Harya wari wambwiye ko ukeneye iki kandi bari bakimubwiye. Ibyo rero nibyo bimenyetso 15 wabona ukamera ukabyitondera, ukamenya ko urukundo rwanyu rugenda rujegajega rutariho. Murakoze cyane. Abari bari mu rukundo hanyuma rukaba rufite ibibazo, mwongere mujye kubiganiraho. Hanyuma rero tugana ku musozo w'iki kiganiro. Urukundo gukuri ruba ari urukundo rw'ibihe byose, ntabwo ari urukundo rw'igihe kimwe, ni agape. Niyo mpamvu tubabwira ko ari byiza kubakira ku rufatiro rw'Imana, ukaba warakiriye urukundo rw'Imana muri wewe, kubera ko imiyaga yo izaza, ibigaragaza urukundo rwanyu muzahura nabyo. Ikintu kizabatera kudasenyuka ni urufatiro mwubakiyeho. Umuntu uri hano utarakira Yesu umwami n'umukiza,
ndabinginze uyu munsi nicyo cyemezo cyiza ukwiye gufata, kugira ngo ibindi byose abo muzakundana ibyo uzakora byose bibe bishingiye ku rukundo. Hanyuma ikindi tubifuriza ni ukuzubaka ingo nziza, ariko kugira ngo wubake urugo rwiza hari ibintu nyine ukwiye kwirinda. Icya mbere ni uko udakwiye gushingira gusa ku bwiza bw'inyuma, kuko bushirana n'igihe. Hano mureba hano higeze kuba hari umusatsi mwiza nk'uriya wa Elize, hanyuma iminsi yarawumaze. Ubuse hano hari umusatsi uzahagaruka? Uriya si ukubapfa nuko biri muri roranti gusa, ariko ni ukubapfa. Cyangwa se uwari mwiza ugahinduka imvi. Ikindi nababwira ni uko n'amenyo meza ayo nyine usekesha meza, iminsi izayakuramo. Uyu uvuga ngo ndasima Yesu basa. Umushumba azatubwira ko abantu bavuga ngo bafite amaso nk'ay'inyana. Ayo maso areba nk'inyana. Ariko uzajya usomera ibintu hano ukagira ngo ufite icupfa na Bibiliya. Hari igihe bizagera ukunama, ukagenda wunamye kubera iminsi esikariye udashobora kuyizamuka kubera ubusaza. Niyo Bibiliya ivuga ngo wubahe umuremyi wawe iminsi myiza ikihari, ukoresha urukundo mu buryo bwiza. Niba ubuzima bwawe bwo kubaka urugo bugiye gukurugwa no gusa n'ubwiza bw'umubiri, umenye ko arimo kwibesha gukomeye. Hanyuma ikindi, hari abantu bashaka kubaka urugo kugira ngo bazakore sex bihoraho, bazakora imibonano mpuzabitsina bihoraho. Nagira mbabwira ko ibyo bintu ari ikinyoma. Uzi iyo wubatse urugo, come on, hano mwese murakuze, iyo wubatse urugo bitangira ari 3 mu ijoro, donc mushobora gukora sex 3 mu ijoro, hanyuma bigahinduka 3 mu cyumweru mu ndwi, hanyuma bikazaba 3 mu kwezi, hanyuma bikazaba 3 mu mwaka, bikazasoza ari rimwe na rimwe. Niko bigenda. Rero niba igitima ushaka kuba ku rugo ari gukora sex bihoraho, kuri wowe bishobora kuba 3 mu ijoro, sibyo? Ariko ari gihe bizaba 3 mu ndwi, bayita MMS, matin midi soir, hanyuma bikaba mardi mercredi samedi, bikaba marse gukomeza. Hanyuma ikindi ni ubutunzi. Iyo utekereza kubakira urugo ku butunzi ni byiza cyane, tubifuriza kuzakira mukamera neza. Ariko ubutunzi nabwo hari igihe haza ibihombo, covid yaraje, Urusiya bwagwanye na Ukraine, ibibazo bigenda bihindagurika by'ubuzima. Abantu nanenzi barabakire cyane mu myaka ya kera, ubu barumiwe. Donc ni ibintu bigenda bihindagurika. Ikintu gikwiye kuturanga ni agape, n'urukundo rw'Imana. Hanyuma amafaranga uzatunga, icubahiro uzagira, amashuri uziga, byose bikabishingiye ku rukundo rw'Imana, bizagufasha. Twabahamagaye ngo tubabwire ibimenyetso 15 bigaragaza urukundo rw'ukuri. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.